ntabwo Imana ikeneye umuntu uvuga ngo ngende umukristo. Ni ukuri ntibikeneye. Ikeneye umuntu uba umukristo ntabivuge ahubwo akabawe. Reka mbabwire mwa bakobwa ngo impamvu musenga musamaye utya ni ikibazo cyaho mujya ntimuhaza. Ingo ntabwo muzizi nye murasamara mukajya ngo usanze muyomba mbese umeze utya. Batanze promotion ku badamu ngo musubireyo. Mubaye abakobwa musengera ingo zanyu bamenya gusenga. Muri bya 81 mu gakiza yararindira avuga ngo nkunda kumva kuki yavuze amakuru y'umurwa ntavuga ibyiza. Kuki yavuze ngo nge nkunda kumva amakuru y'umurwa ntavuge ngo nkunda ibyiza byo mu murwa akavuga ngo nkunda amakuru. Nuko abizi neza yuko amakuru ari yatuma agera ku byiza. Iyo udafite amakuru ntugera ku byiza. Ntushobora gushima Imana udafite amakuru yo gushima Imana. Kuva isi yabaho n'ijuru ryabaho n'Imana yisangaho tirajya kuririmba tirarepeta tiracuranga ariko ifite indirimbo byayifatiye umwanya. Nge ndavuga amakuru yanjye sinzi niba tuzajya, niyo mpamvu ntagushyizemo ko burese ari imiti koko mu by'ukuri ubura inyugute ubura akantu ubura n'iki ngo isi ngo nikubahe bakubaha baguca ikiga. Amazina yanjye nitwa Niyongira Vincent. Ndubatse mfite umudamu n'abana 4. Senyera mu itorero rya Glory to God Temple rikora Kicukiro Centre. Ndi inshuti yanyu cyane ndashimira Imana. Nkuko mushumba abivuze, iwacu dufite igitaramo ku itorero. Ingi ushinzwe ivugabutumwa ibiterane byose. Dufite abashyitsi ba korali, dufite umuramyi, dufite umwigisha. Bose ninge wabatumiye mu kanya saa 10 kiratangiye, ariko navuze ngo ndabanza nsi. Asifiwe Yesu. Mu nkunde dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma Zaburi 105. Zaburi 105. Ndumva umutima wanjye unezerewe kubwo kubana namwe. Zaburi 105 turasoma umurongo umwe. Tware gusoma nk'itatu ariko bijya bingora gusoma ahantu simpavugeho manuka numva hari icyuho. Reka dusoma umurongo umwe. Zaburi 105 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Amen. Twongera urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye ab'Ikorinto igice cya 12. Dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri cyane ndatinda kuri kabiri. Nuko ngira ngo n'uwa mbere nawo tusome ariko ndatinda cyane kuri kabiri. Rwa kabiri Paul cy'ab'Ikorinto igice cya 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ijambo rivuga Abakorinto murabizi ko risobanura uwanduye cyangwa se uwangiritse. Dusome 12 1 kuri 2. 12 1 na 2. Haranditse ngo nkwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Reka mbabwire ibyo neretswe n'ibyo nahishuriwe n'umwami wacu. 2 niyo nshaka. Haranditse ngo nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajya mu ijuru rya 3. Ubu hashize imyaka 14. Niba yarari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atarari mu mubiri nabyo simbizi, bizi Imana. Tuvuge ngo amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Niri jambo ngira ngo tuganireho mu giterane cyitwa ngo iki? Garuka. Ngewe ntabwo ndibuze kuvuga cyane garuka ushime. Ndashaka kubabwira ijambo rivuga ngo icyambere ni amakuru. Icyambere ni iki?
kubera iki? Imana ntabwo ishaka ko tuvuga kuruta gukora. Ntabwo Imana ikeneye umuntu uvuga ngo ngende umukristo. Ni ukuri ntibikeneye. Ikeneye umuntu uba umukristo ntabivuge ahubwo akabawe. Amasengesho ntibavuga gusenga. Nta muntu uvuga gusenga. Gusenga ntibabivuga ahubwo gusenga barabikora. Mu bintu bituma abanyamahanga aribo twita abapagani batemera abarokore nuko bavuga ibintu badakora. Bameze nk'abafana b'umupira. Ugasanga umufana w'umupira avuga ngo uramukinnye ngo akinnye nabi ngo mumukuremo, kandi uwamushyiramo ntiyanawuhagarika. Ugasanga uri kwita abantu abapagani kandi ukora ibiruta ibyo bakora. Ntabwo Imana ikeneye abantu bavuga, ikeneye abantu bakora. Yabwiye abigishwa Yesu avuga ngo nimugende mukundane, munyumve neza. Nimumara gukundana abantu nibabareba bazamenya ko muri abigishwa. Ntiyababwiye ngo muzagende mubivuge. Jambo ryitwa umukristo nta muntu uri batiza undi. Oya, bo bageze muri Atenayi ngo abantu babarebye bareba buryo ki bambaye, bareba buryo ki bavuga, reba ibikorwa byabo, baravuga ngo ababo ni abakristo. Imana ikeneye abakora kuruta abavuga. Ntikeneye avuga ko baje muri garuka ushime, ikeneye abashima. Gushima ntibabivuga, gushima barakora. Asifiwe Yesu. Haleluya. Icyambere ni amakuru. Nari kuvuga amakuru y'ubwoko burindwi bwatumugeraho ushaka kugera, ko nshaka kuvuga bumwe cyangwa bubiri. Mpamvu mvuze nyo, nyumva neza. Nyumva nshuti yanyu. Iyo udafite amakuru ntacyo uburiho. Muri bya 81 mu gakiza yararindira avuga ngo nkunda kumva. Kuki yavuze amakuru y'umurwa ntavuga ibyiza? Kuki yavuze ngo nge nkunda kumva amakuru y'umurwa ntavuge ngo nkunda ibyiza byo mu murwa? Akavuga ngo nkunda amakuru. Nuko abizi neza yuko amakuru ari yatuma agera ku byiza. Iyo udafite amakuru ntugera ku byiza. Ntushobora gushima Imana udafite amakuru yo gushima Imana. Kabiri, ntabwo ushobora gukorera Imana utazi. Gatatu, ubu impamvu mubona abashumba bagorwa no kutuyobora. Mutuyobora tudafite amakuru y'aho mutujyana. Nukuri tukubeshe, ntabwo ahantu mutujyana tuhasi. Nta makuru dufite yaho. Tuyafite byakoroha. Nukuri ko Imana tuyafite byakoroha. Kanguruge timurako mutuye Kigali, nta muntu wagwa miliyoni 2 ngo uje mu cyaro bwete uzarinde upfuta garutse ku muhanda w'umukara. Yabwa ati siguma nawe nazajya ndara mu ikanefu, ariko mbi ni Kigali. Ibyo mvuze nibyo cyangwa sibi? Ariko usanze y'umuturage utaragera i Kigali, kuko ati ko mfite ibihumbi 100 nkugurira inka uzapfuta ageze kuri kaburimbo. Uvuga ati mu mwanya wa kaburimbo n'amatara sinzayabona, yingure ngo mina. Kubera iki? Nta makuru ya Kigarasi. Ariko kukuzi ibyiza bya Kigali, wavuga ati wenda ndatura mu manegeka, ariko ku manywa nzajye ntarasa muri Kigali tu. Mbese kubera iki? Uzi ibyiza bya. Reka mbabwire mwe abakobwa, impamvu musenga musamaye utya ni ikibazo cyaho mujya ntimuhaza. Ingo ntabwo muzizi nye murasamara mukagira ngo usanze muyomba. Mbese umeze utya.
batanze promosiyo ku badamu ngo musubireyo, mubaye abakobwa musengera ingo zanyu, bamenya gusenga, kuko amakuru y'ingo noneho barayafite. Dufite ikibazo cyo kwitwa abakristo tudafite amakuru yo kuba umukristo ni bwoko ki, umukristo ni inde. Tayo ngaruki dusomye ngo iki nihute Bibiliya. Uyu ni Paulo wivugaga, uyu niwe Paulo wivugaga, aravuga ngo nzi umuntu wapfuye ajya mu ijuru rya gatatu. Aravuga ngo niba ari mu mubiri ntubimbaze, niba ari mu mwuka nabwo simbizi bizima. Ariko niwe wivugaga. Uyu Paulo kuki yabyanditse? Yabivuze byagenze utyo. Iki ni igihe Paulo yari amaze gusubizwa icyifuzo mu byifuzo 7 yajyanye gusenga akimara gukizwa. Muri ko prakijwe ajya Damasiko, atungurwa n'umucyo, yumvishwe gusa ntibigeze babona, yumvishijwe. Arabangura inde mwana ndenganye, yumvisha Imana ivuga ahita amenya ko ari ijwi ry'umwami. Bangura inde mwami ndengane. Arangije amaze gukizwa afata icyemezo, avuga ngewe umuntu w'umugabo sinkwiye kujya kuvuga ibintu numvanye abandi, ubundi nikosa kujya kuvugana Imana wumvanye story, icyo ni ikinyoma. Ubwiwe n'iki siyo yavuze? Abwira Imana ngo simvuge iyo numvanye Petero murusha amashuri, simbwira iyo numvanye Yohana murusha kashi n'icyubahiro. Ubwo unyangaje ukampamagara uriho uri umwami, ndaguhigiye. Afata imyaka 3 ajya mu butayu karabine abaye. Abwira Imana ngo sinje gusaba ibyo kurya ndabifite, sinze gusaba amashuri ndayafite, sinsaba abana oya, ikinzanye vayo tubonane nge nawe, kuko uri umwami ariko nanjye sinoroshye. Ndagira ngo wicare imbona nkubone, menye koko uriho, ku buryo niba nankubita nzamenya ko ndi gukubitirwa umugabo nabonye amaso ku maso, pani ibintu byo numviye ngo basirimba ngo nanjye nasirimbye. No, urinde dusirimbira pa makuru neza, vayo twibonanire. Niba utari buze sinkurikira udahari, ubwo ntuhari. Kabiri, vuga icya kabiri onshaka. Haleluya. Ndafashijwe no kwima. Cya kabiri, ariba ngo sinshobora kuzavuga iby'ubwami bwawe kuko simbizi niba buhari. Sinzavuga ibyo kuvuka kwawe bakubyara sinarebaga, upfa sinari mpari, usubira mu ijuru ryuvuga sinakurebye, niryo juru ntirihari. Sinzavuga ibintu ndafitiye fagite ibihamya. Niba ubwo bwami buhari nzamukana unkozeyo mbirebe mpamenye koko, nimbona koko ibintu ndimo bifatika. Umve umubiri wanjye ndawukoresha uburetwa kuko nzaba nzi icyo ndi kurwanira. Imana yumva gusenga, baza kumutera amabuye ajya muri koma arapfa. Apfuye arazamuka ajya mu ijuru rya gatatu, yumva iby'amatwi atarumva, abona iby'amaso atarabona, avayo avuga ati noneho amakuru ndayafite. Ahita yandikira Abagalatiya, yemwe Abagalatiya yemwe, reka mbabwire nti ubu ndiruka kandi ndasiganwa, ariko simeze nk'utazi iyo njya. Ndaterana ibipfuza ariko singira ute simusha, ndasiga ibiri inyuma ndashaka gusingira icyo Kristo yagize yafatiye. Ari kuvuga ibintu afitiye iki amakuru. None ubundi wowe ibintu urimo ufite amakuru. Sibye kurima ngo tujye iwacu mu ijuru, amakuru nyine yafite ko rihari. Ngo barandebe bande bakurebese, kurebera umuntu n'intuzi. Si isezerano Yoweri yavuze ngo uwo mwuka wera ni uwacu n'abana bacu. Bigufatira inzira ujye gushaka umuntu ukurebera ngo ugiye kurebesha kwa ntuzi. None se kuki utirebe? Ubwabyo ibyo kuba ukirebesha umenye ko ari ikibazo cyo kudafite amakuru. Icyambere ni iyo udafite amakuru rero
abantu bari kugira kare narindi ariko namagaye mushumba arambwa ngo ni kwa Nayinzira kwanza twavuganye ejo bundi none wese kwa Nayinzira ko ari hanini ndamenya ari he kuko nta makuru ndishantegereza ko amakuru ngo menye moto mfata ahingeze si ikibazo si udafite amakuru utinda ku muhanda none udafite amakuru urayoba udafite amakuru baragutuburira uzareba umuntu uvuye mu ntara abatubuzi bamumenya kubi atangira kureba nk'udafite amakuru ati ni umuntu nta makuru afite turi kugeta Kimisakara ati dore baca akamujyana ku Gisozi akamucucura kuko nta makuru ufite y'Imana wize bazagucucura bazakuyobya Yesu aravuze ngo abantu bafite amakuru ngo ijwi ryanjye bararizi ngo kandi nabiyoba ariko man Yesu we ariko man abazi yo bajya batere haleluya ndakugoye mu izina rya Yesu mucewuca umubwire ngo icyambere ni amakuru kabiri ni hafi gusoza ni muhurikire haleluya 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 babwira akantu keza amakuru ya mbere ukeneye na yawe ubwawe kuba utarimenya amakuru ubwawe kuba utarimenya amakuru ntushobora no kuzagira icyo ugeraho kandi ubu ugiye kumbwira ngo amakuru ngo mfite ngo Imana yambwiye ngo inzangira neza ayo si amakuru yawe ayo ni amakuru y'ibizakubaho mvuza yawe wowe ubwawe ukamenya amakuru yawe ubwawe iyo utarimenya amakuru uhorana ibitekerezo bikennye ibitekerezo ndabaho urugero nukuri ko Imana niba ari ukuyoba mureke nyobe ngenyine ariko sinshobora kubona umwanya wo gupfukama ngo nsengere Muyomba uri muri Canada ngo anyibuke naba nayobye ntabwo ngendo wo gukenera utuye Canada oya ni ikibazo cyuko ntarimenya amakuru njyewe sindiho ngo abantu bankorere ndiho kugira ngo nkorere abantu none Yesu yavuze ngo iki mujya musoma Bibiliya Yesu yavuze ngo ntabwo naje ngo munkorere naje kugira ngo mbakore kabiri unyumva neza yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanya gatatu yaduhinduye abavandimwe kane Imana ijya kundema njyewe kuri iyi si nta wundi tunganya ibitekerezo kugira ngo umenye ko nihari tekereza ukwanjye ngenyine ibyo birasobanuye ngo ndi impano Imana yahaye isi iyo utaramenya kuri impano Imana yahaye isi iteka ryose urutegereje ku isi kugirira neza ariko siko biri Bibiliya avuga ngo muri umucyo w'isi none se utegetswe kumurikirwa n'isi cyangwa utegetse kumurikira isi isi iranyeneye iyo utarabimenya iteka ryose uhorana ibitekerezo byo hasi njye ndiho niba umakanya usoma ibitabo warize cyane ushaka umuntu wigeze aba mu nama Imana yicara igatekereza ku ndema nicyo yandemeye ushakira igitabo byanditsemo yangizeho kugira ngo mbimbobo ku isi nikuze Abefeso 2:10 yavuga ngo iki iravuze ngo ko turi abantu Imana yaremye puriye yaturemeye iki none se ubwo urumva uri ufite agaciro cyangwa nta gaciro ufite niba Imana ifashe bije kava ngo ngiye kurema Oscar kandi muremeye n'icyo azakora icyo ngicyo uzakora nta wundi ku isi uzakibasha ni wowe Oscar nugikora neza tuzakwigiraho ariko nugikora nabi uzatwigiraho reka mbabaza kuki muhora iteka ryose
rwose muri kompetisiyo yo gushaka kuririmba nka naka. Ngo numva ngo nshaka kubwiriza nka naka, no, icyo ni sicyo. Nge ngomba kubwiriza nkanjye nkabikora neza, nawe ukanyigiraho. Kuki ujye nkwigiraho? Kuki abanyamahanga baza kukwigira ku Rwanda? Nuko twe dufite abazungu benshi, ikoranabuhanga siyo rituruka. Kuki se baza? Nuko bakoze ibintu, abanyarwanda bakoze ibintu neza, bituma n'abanyabwenge baza kutwigiraho. Wiba mu buzima bwo kumva ko ukwiriye kwigira ku bandi, kora icyo Imana yakuremeye neza, abantu baze kukikwigiraho, abantu bagukenere. Hari ahantu hatabasara do kwafiri, hari aho zitari, kongera ntegesha bibiri ngiye kwiyogoshesha, arero turu bakanca bibiri moto kujya kwiyogoshesha. Kubera iki? Harimo umunyu unyogosha nkanyurwa, ndategesha menshi ariko ngirene. Abandi se nta masara baciyeho. Kuki wumva waba mu buzima bwo kumva ko kanaka ukwiriye kumukenera? Kuki utakubaka uburyo bwo kuhagarara mu cy'Imana yakuremeye, ukagihagaramo neza, ukagikora neza, none nawe isi ikagukenera? Kubera ko numva nshaka ngo kuririmba nka naka, none se ukeka ko Imana yamuhaye ijwi nta majwi kigira? Wayibwese ikaguha iryawe jwi itaraduka ku isi, niba ari cyo yakuremeye, ukaririmba ku buryo isi bimenya ko wahamagawe n'ishobora bingahe, nawe isi ikagushaka. Koko mbabwire ku isi ntikeneye ko tuvuga, isi ikeneye ko dukora, ikatureba ikamenya ko turi abagenzi. Ayo makuru utarayamenya uzahora hasi. Ubundi Imana yakuremeye, kebuka mwene se ubwe ngo uri impano Imana yampaye. Kuki ntacyo umariye? Kuki ntacyo umariye kandi uri impano Imana yahaye isi? Uri impano Imana yatanze mu isi, uri impano Imana yashizeho kugira ngo abarushe ujye ubabwira banezerwe. Uri impano Imana yatanze kugira ngo nusenga abadayimoni bahunje. Uri impano Imana yashizeho kugira ngo nuririmba abababaye bishime. Uri impano Imana yahaye isi. Ntabwo dukeneye isi ikwiye kudukenera. Ariko ubundi ni uko utiyizi, nta makuru ufite, ni ukuri kose kanyabwira ntayo. Maze byonyine n'umwana uvutse asa na se mu rugo ariyemera. Abantu bavuze ngo usa na so ariyemera. Wamatinda kuriga kuri papa kuri iki ngiye se sinsa na papa, abyiyumvamo. Ariko bitewe n'ikibazo ufite, Imana yavuze ngo reka tureme umuntu ase natwe. Nabwo ibyo ubwabyo ntubizi, kubyonyine no kubusa naso nabyo ntabyuze. Basa ko ubugatume wiyubaka mwikize basi nako kakunani. Reka nkubwire, nyumva ndumva nshaka kubaka system iri connecte n'Imana ku buryo ntazahombera Imana, kuko mfite amakuru ateye atyo. Reka nyaguha amakuru ufite ngewe. Mwavuze ngo amen? Nyinginga nyavuye mpenda nyababwira kuri kw'Imana. Dore amakuru ya mbere mfite, mfite ijuru ryose ringahe ryose ntabwo rifite amatsiko ya Aburahamu, rifite amatsiko ya Mose na Enoke na Eliya, rifite amatsiko yanjye.
ubwacyo icyo ngicyo, ubwacyo icyo ngicyo, kuba ijuru rifite amatsiko yo kuzambona ndabifiringa. Dayimoni niyegura umutwe bwe ngo gabanya amatiku, ijuru niryakunda unshikira riranegere she. Ayo makuru nayo uyayobera. Imana ntabwo ifite amatsiko etaje. Ntabwo Imana ifite amatsiko Range Rover ndogo yangu, ntabwo ari Brabus, no, oya, ifite amatsiko yabanesheje enalai grass penomaninga lala sarapinando la piazza loa. Ifite amatsiko abazaba batsinze urugamba. Ijuru rifite amatsiko. Icyo ubwacyo cyatuma ubwira abadayimoni, cyatuma ubwira abakonikoni timwe guta umwanya. Ijuru rifite amatsiko rizandinda. Ayo nayo ntayo. Amatsiko ya kabiri nyakubwira nayo, kuva isi yabaho n'ijuru ryabaho n'Imana yisangaho, tirajya kuririmba, tirarepeta, tiracuranga, ariko ifite indirimbo byayifatiye umwanya. Nge ndavuga amakuru yanjye, sinzi niba tuzajya, niyo mpamvu ntagushyizemo ko buri wese ari imiti. Ifite indirimbo, urumva ngo yararepese, ngo irarepeta. Rabati Vincent uzaza ryari? Mbese mbiki indirimbo aho kugira ngo intakaze. Ndafashijwe Vincent. Oya, aho kugira ngo intakaze n'umwanya yafashe repeta iremerita. Ayiwe iremeritanga ingabo nyinshi zipfe, ariko nzajeyo. Nawumva atangiye kugira amakuru ngo atere haleluya bazi mwoka bya. Ko nako nakukibagirwa ko Imana yarepese ku bwawe. Yaririmba base ntibindora. Icyo nzi cyo nuko izagira ute. Nyinginga nkubwire nakana mpenda hende nyina ko nkababwira kuna nako nakavuga ta nako nge nakavuga. Uramenda henzira tapushe. Haleluya. Mbabwira kana muza amakuru yani mfite. Yesu byamufasha umwanya wo gushaka ikanzu ingano ku ngano. Aburahamu ntazayambara, oya, na Eliya ntazayambara, oya, na Enoke ntazayambara, oya, izambakwa n'umugeni. None ukeka ko ikanzu yanjye yapfusa? Ujye ubwira abazimu n'abadayimoni n'isi ubwe ngo ni mugenzi agace. Ikanzu yanjye ubwihari ntabwo ngo nzira tageze iyonja. Koko nibyo ntibigutere kwiha agaciro nk'umuntu Imana ifite amakuru. Umuntu ukomeye icyo mu bwami bw'Imana uro gufata minsi ibiri ukajya kukanyarira ngo guhamagara ngo Muyomba ngo uri muri Canada ngo agukebuke. Gose ni wowe umukeneye cyangwa ni ugukeneye? Muyomba nta mwanya wa Muyomba. Nta mwanya wa Muyomba. None se Salomo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo imigenzereze y'umuntu ninezeze Uwiteka bizatuma n'abanza. Uzaba telefona bazizana. None rero na Muyomba none harimo n'amaraso. Urumva birikora. Uri kuvunwa n'iki koko? Ufite ikibazo cyo kutimenya.
sibyo hari ibintu sinzi subwo mwambare mukamenya ko muri impano Imana yahaye isi. Reka nkubwire ukuntu ukomeye uzi ko mpagaza kubera ko wicaye aho. None subu Edouard iri kumpamagara azi ko utari hano, none kuba uhari nanjye bikaba byatumye nza, urumva udakomeye? Mwese murajya ngo itorero n'urukuta, itorero ni wowe. Wakiyubashye n'ukuri ukamenya ko umuntu udasanzwe. Bibiliya yavuze ngo ubuze ubwenge nabusabe. Niba wumva hari icyo utari gushikira, bwira Imana ngo ma hari aho nshaka kugera kandi ndashaka kuha ngeza. Vana amaso ku bantu n'isi uyashyire kuri Kristo, kuko Imana ikurema yakuremye ifite ikikuremeye. Nusoza icyo Imana yakuremeye, nanjye ngakora icyo yandemeye, Oscar agakora icye, Edouard agakora icye. Uzakenera Oscar kuko azi gutarama, kuko nanjye gutarama simbizi, nawe nkeneye kuko nzi kubwiriza, nkeneye worship kugira ngo iririmbe. Nitubihuza hamwe ubwami bw'Imana bugende bwa abadayimoni bapfe begeranye. Ariko kubera kutamenya, kutagira amakuru yawe, uraza ngo bakwicaje inyuma, wagira ngo bakwicaze. Kubera kutimenya ngo bakwicaje inyuma, wagira ngo bakwicaze. Nyine wowe ubwa urumva bakwicaza. None uko batanyaki kuki atari nge bakire ngo mbakire? Ubusemirwanire kibazo nturimenya wowe. Kandi reka nkubwire ngo uhanurire, niba ushaka agaciro, dore password. Nuha ibintu Imana iha agaciro, ugatesha agaciro ibyo Imana itesha agaciro, ibintu uhaye agaciro bizaguhesha agaciro. Biravuze ngo agaciro ufite kangana n'ibyo wahaye agaciro. Agaciro ufite kangana n'ibyo wahaye. Ubu hari umuntu wakwinjira ahangaha atazi na ndakuramutsa Mariya, ariko afite ikintu cyitwa inyuguti, kuko tuzi ko yasoma bye, tukamushakira umwanya hafi aha. Hafi aha kuko yahaye agaciro kwiga, biramuhesha iki agaciro. Ariko ko mbakunda mwese nkabaganiriza, ndi hafi no gusoza. Tuvugije ukuri, isi ikeneye abantu batatu. Ikeneye umuntu ufite inyuguti nyinshi, pana lisansi byo ni bitoya. Ikeneye wize kurya vumbura, ku buryo nyakubahwa natekereza abanyabwenge nawe gushyira ku rutonde. Yari yaguhamagara, menya ko nta nyuguti ufite. Turizaga abanyaho rero, ubwo uroha ntazo. Uwa kabiri, isi ikeneye umuntu ufite akantu. Ufite iki? Ufite amafaranga. Ntayo ufite. Uzi ko ntayo ufite? Ntayo ufite. Hari inama wari wajyamo y'abanyamafaranga, ntayo rero ufite. No mu murenge ntibakuzi, ntayo byemere. Gatatu, isi ikeneye umuntu ufite ikintu. Ufite ikintu. Haba mucyumvire. Yohana Petro bageze kuri irembo ryiza, basanga ikirema cyicaye gitumbira, ati dutumbire udusabe. Yohana ati tukubwisha ukuri, ifeza n'izahabu sibye amacongo gusa twashyizemo, ariko nta nyuguti nta naka. Ariko icyo dufite turagira ute? Umuri ariko se muracyahari oya muracyahari. Tuvuge cyane amina. Umuririmbyi '108 igitero cya 4 aravuga ngo ngende umukristo. Icyo ni ikintu, aravuga ngo icyo kintu gihumuriza. Kinyibagiza ko ndi umukene, kinyibagiza ko ndi imfubyi, kinyibagiza ko ntarabyara, kinyibagiza ko nagumiwe, kibagiza ko abantu banyanga, kinyibagiza ibyago byose, kigahita kimuhumuriza. Wumva nduwe n'umwami.
ikintu arava ngo kandi umva icyo kintu ngo maze ninumirwa ngiye gupfa icyo kintu kizantera ibyishimo bitavuga nzagirirwa ngeze none mu by'ukuri ubura inyuguti ubura akantu ubura n'ikintu koko mu by'ukuri ubura inyuguti ubura akantu ubura n'ikintu ngo isi ngo nikubahe bakubaha baguca ikiga nicyo ufite dukurikira buri nyuguti ubura akantu ariko utunga ikintu tuvuga turiya yakandagiye muri bizinesi yawe kubakandagira gusa umuzimu wese nashaka ntasenge ahakandagire gusa biremera uragira ngo tugicure tuguciye iki mu by'ukuri ngo nibaguhamagara bagucikize bakubaza iki niko baroko nukuri mwabakobwa mwe mwasenze ubwo nimvuga abakobwa abasore barihagararaho muri hagarara guta abakobwa bigiye bacanye ku maso udafite akantu ndakurahi yakoze budget sinzaruvamo ntabonye umuntu ufite akantu none nta kantu nta n'inyuguti ubure n'ikintu tunga ikintu basi ku buryo uzagituma kikamu surafatira heko habadamu ko numva telefone inze ngo ninde horeshe message ngo sana ayo ni amanyanga ayo ni amatiku umuntu ufite sawa reka mabwiro tuni twizane isenge ngende haleluya haleluya icyambere ni umva ndi makuru ukeneye kumenya ukwiriye kuba mu bintu ufitiye iki mumbwiza ukuri Yesu mwakurikiye ko nabonye mwaje muri benshi mushishikaye amakuru muri afite ndi kubakeka nje ndi kubakeka mw'abantu babyeyi musikaho ndi kubakeka ndi kubakeka muri kureba nk'abantu bakurikiye Yesu mutabaje amakuru ye murayaza ko mbakeka Yesu muzibye uyu mugabo muramuzi mwebwe ntimwabonye mushumba abwira umugore bati ngwino nkuyambire urukundo rwamuzamutse Yesu rwamuzamutse vuga ati ko numva urukundo ruzamutse kuri versa koko ndamupangira iki ahita acukura urwobo rurerure nk'urwa metero 100 agacanamo umuriro akagenda agashaka akarabo keza akagata muri rwa rwobo mu muriro kabati versa nti I love you kubwiyo mpamvu komeza imbere cyama niko hakati komeza surprise iri hari ko harimo umuntu wese tifatiraho umva ukuntu atanga surprise amakuru ye mwaraya uyu mugabo wagiye kureba abagabo akaba ngo nimusige ibyanyu munkurikire bakabisiga tikitonderwa ni ushaka kunkurikira abanze yiyake kwiyanga ni gute ni ukwiyangiza kwiyanga no kwiyangiza ku buryo ujya mu kazi ukicara muri biro undi akicara hariya umupagani akajya anyereza 2 miliyoni ureba ati watwaye 3 ntihoye nzaho ngenda umukirisitu ejo kubaka inzu ngenda umukirisitu akagira 2 ngenda umukirisitu bakagusora mu nzu Yesu ntabirebe ko wanze kwiba ni ukwiyangiza niko gahunda imeze amakuru ye murayazi arangije aririmba ngo wabatinyutse ibyago bingahe murambeshye ni bingahe
mubivuge niba ari byo mwese muvugire rimwe ngo ibyago bingahe none ayo maganyu yajyana niba ufite amakuru ayo maganyu yajyanye uhaje ute ngo byose nibyo birimo se none ko wiganyira tumva ko waje utayafite rero waje utayafite niyo mpamvu amaganyu yakurenze none harimo gushaka ukamara imyaka 9 nta nivamo mana kutama umwana nzamuguha ryarisi igihe nshakiye abana bawe ukabishyura ishuri ryiza ugashyiraho na kurudiswari bakajya babona yanyuma mana abana banjye baho ubwenge nzabubaha ryari ko badindira hahirwa uwihanganiye mugerageza none se ko ntacyo nakoze fatiraho wowe nzakugirira ryari ryarisi ninjye ugena iminsi n'ibihe kandi mu bibaho byose muhore mugira ute rata mugira ute cyabuka mwenda se ndabakunze mbaye kado ntimwari mwaganiriye mbaye nk'amasegonda 30 uganire n'umuntu muri kumwe umubwiye ngo nibyo biri kukubaho iyeranje ushaka ituro ryiza ushimira Imana kuko ni byiza bimubwire natabyemera amakuru ya Yesu ntayafite ibibaho byose muhore mugira uterata mushima Bamana ngo yarambenze kuba kubenze rimwe shaka ituru ushimira Imana ko yakubenze kuba yakubenze ni ikimenyetso yuko uzabengukwa hari undi wabuze uwamubenga nukuri kose kubenga ubwabyo ni igitangaza none se wabengwa utarambagijwe hari undi utegereje wabuze n'uwashuka ubwonko bwe byibuze ngo agera acatinga none waragize amahirwe uramubona arakubenga tanga ituro kuba Imana ikikubara mu bakobwa bakundwa ngo umugabo wanjye ngo ataha saa 8 z'ijoro ngo bingeza tanga ituro kuba gitaha ubishima tushime kuba gitaha abandi bakuyeho ndacuruza ngahomba fata kuyo ngayo yatange kuba ukiri gucuruza igihombo gisangwa uri gukora hari undi wahombye arataha ava ni Kigali none warahombye uracyari Kigali mu bibaho byose muhore mugira ute amakuru ya Kristo niba muyafite mumbwiza ukuri muzi ko ari uko ateye ngo tuje muri karukushime gushima uzi ko kuva wavuga utarashima Imana nukuri ndaje mbikwereke muri Bibiliya nusanga nkubeshye nyomoze mpagaza kuva wavuka nturashima Imana ubwo ugiye kunyema ngo ejo narashimye reka nze mbikwereke muri Bibiliya unyereke ko wabikoze amakuru gushima warashimye washimye Imana washimye Imana twasomye Zaburi 105 munyumve tega amatwi wijyayo masomo se ndabeca ni imbere y'iterano ry'abe twasomye ngo nimushime Uwiteka mwamamaze imirimo yakoze mu maha kwamamaza ni gute nuguhagara hano ubu ni kwamamaza ni gute nugushaka fishe kajya kuri radio ukajya kuri televiziyo ukajya kuri YouTube ugatega n'indege nta kintu kikujyanye ukamamaza imirimo yakoze mu rusengero hano Bibiliya ivuze he vugisha ukuri ishimwe ryawe waribwiye ni si Bibiliya se n'injyana none watanga 5,000 ngo njye ngo noshimye Imana wigabanya amatiku inasakuza yatange rwihishwe utavuze ubwira Imana ati ndacyabitekerezaho nzagushima nimbona uburyo
ubu birasobanuye ngo nta murimo n'umwe urabona. None imirimo yabonetse wayijyana mu mahanga. None se byuze arye ishimwe ryari ryakuzonga ukarara wicaye? Mumbwize ukuri, ishimwe ryari ryakuzonga ukarara wicaye? Ariko tuvuga ngo garuka ushime, garuka ushime, haleluya. Ntabwo ibi ngibi Imana ibireba. Garuka ushime, ntabwo ari ibintu guya. Reka ijya ni ikinyoma. Dawidi yaravuze ngo nicaye njyenyine, nta mushumba umbwirije, nta mugore uncurangiye, nta mugore umbwiye ijambo ryiza, njye nicaye ubwanjye. Umva amakuru, umva gushima. Urabanza ukicara ubwawe ugasubiza amaso inyuma, pana kubiririmba, pana kubivuga, ukabitekereza, ukabitekereza, ukabara imirimo y'amaboko y'iki y'Imana, ukava ngo sindi buzamura amaboko ndakora ikintu. Ntabwo ari ibintu bigufata mu nzira nk'igise cy'umugore utunguwe. Urabitekereza, ukabanza ukagira ute, ukabi ufite Imana ifite umwenda ukomeye cyane. Imana ni murebe ukuntu musa neza. Kwanza ndashoje, murebe ukuntu musa neza, wirebe ukuntu usa. Wowe banza wirebe, ni ukuri kose mbabarira, ariko se wabikoze ko amaso yafite. Irebe noneho niwibuke, sibyo? Niwibuke mbere y'imyaka wenda 10 ishize uko wasaga. Kandi ntiyazongere kugira umuntu ubeshya ngo ngewe ngiye kwitanga. Icyo ni icyaha. Nta muntu witanga, nta muntu witanga, s'il vous plaît. Hitanze umwe, Kristo niwe witanze gusa. Nuvuga kwitanga uzabuze ko ari ukuguca umutwe, nibwo wowe witanze. Kuko ni ugutanga ku byo ufite, utanga ibyo ufite ugataha. None se wari witanga ukaguma mu rusengero? Nase ubwo ntabwo utubeshye ngo nditanze. Cyuvuga ngo ngiye gutanga ku byo ngize nte mfite. Wasubije amaso inyuma, tuvugishijwe, wabitekereje amakuru ufite y'iminsi itambutse ameze ate? Kandi ukuntu Satani afite ubwenge bukomeye. Uzi ko Satani iteka ryose akwereka Imana imbere aho kugira ngo irebere inyuma. Mbabwije ukuri, Imana ntiba imbere, iba imbere mu mvugo, ikaba imbere mu bikorwa bitagaragara. Ariko nushaka kureba Imana ukayirebera imbere, uzamye ko ntayihari. Nuyirebera mu by'izakora ntayo uzabona. Nushaka kureba Imana ujye usubiza amaso epfi. Wibuke ukiryama iwanyu kubaryamye ku rutara, wibuke ukiryama iwanyu abiyorosha ikirago, wibuke ukibapfiriya, wibuke ukiri imbobo, wibuke ukiri rwesa amadongo, wibuke ukiri indaya, wibuke baguha iminsi, wibuke utazi kwambara igitenge none uzi kujyanisha. Ubanza wibuke ibyo ngibyo, uvuge ngo muri urugendo rwose iyi ndaro yose nararanyemo nande. Urasanga atari umugabo mwararanye, urasanga atari nyoka, atari muyomba, uraza gusanga ari amaboko y'Imana. Uvuge ngo shingiye kuri ibi gusa, ubitekereze. Ani makuru nzatanga ubutaha. Ndashaka kurenga urwego rwo kuvuga ibintu. Va mu kuvuga. Imana ntikeneye abavuga, ikeneye abakora. Garuka ushime. Benshi muri mwe mumenye amakaroni ejo bundi. Amakaroni bayamenye ejo bundi benshi muri abo. Uragiye iwanyu mu cyaro bagakoma amashyi ngo meya yaje. Ntawe ukagenda wiyemeye rero na ka parufe wiyemeye. Ejo bundi sibwo umenye salon de coiffure.
uragenda ukajya gutya bakagusokoza bakajya mu cyuma ukajya n'inzara bakazica uri kucatinga ngo ibyo nta kimana yakoze. Kera ntibakoreshaga urujyo bakarushyushya bakanyereza umusatsi, none ibyo byose urabibona ukabona nyine ni ibintu biraho. Ni uko udafite amakuru y'ukorera. Uramutse umenye agaciro Imana yaguhaye ubwabyo, kuba gusa wicaye muri urusengero tutagusohoye ntiwabona amafaranga utanga. None ni ukuri kw'Imana kuba wemerewe kwicara mu rusengero ukarwicaramo gusa ubwabyo watanga ituro, wabyemera se? None se niwinjiye ku buntu hariho baguciye? None ure kuzareba nuze naza muri arena hari itike ya bike si 5 kwinjira muri arena mwagiye kureba baterana ingumi n'abasimbuka ntuze. Nta n'umwe uri buze kuvamo yuzuye umwuka, nta mana ihavugira. Muratanga 10 na 20 muri VIP ngo zikuna ibyo gusa ugataha ugize. None winjira mu rusengero ukumva n'ijwi ry'Imana, ukumva ihumure, ukumva nta kibaye. Ni ikibazo cyo kutamenya amakuru y'agaciro Imana iba yaguhaye. Uzi kugira ngo umwigisha azanga umwanya aba yafasha asenga ahenda Imana kubwawe ngo byibuze Imana ize kumuha ijambo riza gutuma ubohoka ukava mu boko yakuboshye ukisha mu mugisha wawe. Ibyo nabyo nubiha agaciro ku Imana yagushakira umukozi udahemba, nabyo nubiha agaciro. Haba mama n'abapapa muzi mukora ubukwe abantu babiriwe inyuma kuva mu gitondo bashacana hereka makanaza ngo munegereze ngiye kwifotoza tukanahagararaga mayi hereka ukanatinda ukagira ngo uratwishyura. Ibyo ubwabyo nabyo tubiha agaciro. Imana izabikubaza. None se hari uwabyaye ngo yirwa kugenda inyuma? Hari uwabyaye se hari umwasinyenye kontara kujya wirwa kugenda inyuma? Izo si imbabazi z'Imana. Ibyo se byo urabyibuka. Si agaciro. Ukicara erega ngo bamukarabisha marene ngo erega ngo ndananiwe bakagusokoza bakagutera ibishahuro ngareka ngono kuri kw'Imana ni mumfungira no mu muganga erega ukaducereza tugira kugutwerera tuniri gutwicaje utaduhemba urajya ngo si amaboko y'Imana yabikoze. Ibyo surabyibuka ukabishimira Imana shari kangahe. Koko si imirimo y'Imana koko? Uzi gutoranya umushumba nka Edouard ngo akagusezeranya akavuga ati wa mukobwa we iyo ukiryamana n'uyu musore byari icyaha, ariko mu butware mpabwa n'Imana ndabyejeje, ugahinduka umuntu muzima we ntubona ku gaciro. Mwaba papa mwe ntimucabuke mu ndebe hano, muzi ko batwubahira abo dufite. Imana iguha umugore ukwita dadi wumva ari ibintu byoroshye biryoha utema ariko we wabyihoreye nabyo ubona ari ibintu byoroshye. Umukobwa utazi nyina mutwite, utazi igiseke, utazi ingorane ze, utazi uburyo kiyakuze, akaza akihanganira kamere yawe yose na bukingo n'umukaba mukiri kumwe ataraguta kandi urabizi ko udashobotse. Ntubishimire Imana. None se uvugisha ukuri mama, vugisha ukuri, kamere yawe umugabo yayihanganira. Hoya hatabaye Imana reba ukuntu ukora, agutuma akamambiri ukagenda muri siro ukumva umwana ukajya kumureba ukava kure umwana ati ko nuba mu gikoni biri kunuka ubwo se bihuriye n'akamambiri akihangana mukaba mukiri kumwe. Reka ma cyane wabishimira Imana kandi nyamara
erega imirimo Imana yakoze ariko mana abatangiye kumva iyera batere haleluya. Mbarize umuntu muri kumwe ngo ayo makuru ntiyarakenewe. Oya tujya tuvuga ukuri. Mama uzi ko ufite umugabo ukwita amazina yose ushaka, urabyibuka? Sibye ko iby'abamisi byaje mu inshishi, iyo bitaza mu inshishi bikageza iki gihe umukobwa wari kujya kwandikisha muri bamisi. Vugisha ukuri. Ntiwari kujyayo. Ni ikibazo cy'isura yawe nawe ntuyizera. Ariko Imana itagize ikirebaho sha igupangira umutwaro aguhesheje agaciro. Iyo si imirimo y'Imana. Isi imirimo y'ishora byose. Uzi kuba wicaye mu rusengero uticaye mu kabari uvuga ngo nimuzane irindi, ukaba wicaye imbere y'Imana uri kurimba ngo ineza yawe Mana ntawayirondora. Reba wicaye mu gitaramo cy'abera, uzi ko ahantu wicaye Imana n'Umwana n'Umwuka Wera nabyo bihicaye. Watanga iki kwinjira mu birori? Niko baroko mbabaze mureke musubize. Nka perezida avuze ngo inama y'abadepite izaba, ariko ushaka kuyijyamo azishyura 200,000 kandi wese azajya nsuhuza. Mwareba ukuntu tuyahiga, twambwa ati dusunikira amezi gusa, ariko tuzagukoremo ki mubi? Si 200 yaciye twajyaho ntitwajyaho. Muvugisha ukuri. Ngaha munyumve neza murebe ukuntu dupfusha ubusa ibintu by'agaciro. None Imana n'Umwana n'Umwuka n'abamarayika n'ingabo z'Imana byicaye aha, twinjiye gutya nyine uko tubyumva. Hari akwishuze none wicane n'ubwami bw'Imana ukumva biroroshye. Ubu uri kumva byoroshye wicanye nivuga bikaba yategeka bigakomera. Niyo mpamvu uriya mubyeyi yavuze ijambo ndakumvura akabyara ubyaje nka mubyeyi wa yavuze ngo mukwiye kugira urusengero rwa gutse ahantu muririmba ijuru igasaduka. None no kuba twicaye imbere y'ubwami bw'Imana ubwabyo si imirimo. Garuka ugira ute?